ndashima Imana yo mu ijuru kubw'umugambi wayo mwiza idufiteho mu kazi kacu. Ni umugambi ukomeye, yaduhaye umurimo ukomeye cyane wo gufasha. Iyo ducuruje uhereye ku wa mbere ukageza ku wa gatandatu, mwene data Alphonse hari kesi iri mu kazi, tugira ishimwe ryo ku wa gatandatu ryo gufata amafaranga twadandaje icyumweru cyose, tugakuramo amafaranga umubare runaka tukayashyira muri kesi yo gufasha abapfakazi n'abandi bafite ibibazo. Ndagira ngo ambwire umubare maze iminsi ntari ndi mu rugendo rw'amafaranga yaba arimo, hama tugira icyo dukorera aba bamama. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Ni kesi twise la sociale, n'abarwaje abantu bakunda kutugeraho tukabafasha muri ubwo buryo, ariko hasigayemo 574,000 niyo mari hasigaye muri kesi. Ayo mafaranga barihangana, niba batuye hano mu Gisagara, baba mama dusanzwe dukorana umurimo w'abapfakazi baha, muzabafata ukuboko ku munsi wa gatatu, bazakora mu by'Imana yampaye kandi bazagenda banezerewe. Bazaze ibyo nzashobozwa byose nzabikora. Aya mafaranga nzayongera tugura ibitenge 20 yo guha abatarashyikirwa. Gatere cyangwa ubukarake yawe uragakomeza, towaje girakomeje. Mututsi hariya Imana iguha umugisha, muri kese ya ashizemo 30,000. Dukomere Yesu amashi menshi cyane. Nuko imirimo izibuma kuge nawe utekereje, ntukore hano muri Karumeli, warakoze n'ubundi uzokora, ariko kuri iki gikorwa nugumiza gutekereza uvuge cyangwa ukitse ubuyobozi ni umugisha wabo.
imana amashyi menshi cyane